Tubahaye ikaze mwese abateze amatwi IBTV Rwanda. Turabakunda cyane, turabashuje abantu bose. Twari tumaze iminsi tutagira uyu mwanya wo kuganira gutya, ariko uyu munsi Uwiteka duteye iteka. Noneho turi kumwe n'umuvandimwe wacu. Murabibona imbere ya kamera, hari inshuti yanjye cyane, nkunda cyane kuko ivuga Imana nkanezerwa. Kubera ko avuga Imana yabonye. Rero abantu mwese ndabinginga kugira ngo muze mubane natwe, mudukurikirane rwose, mwumve ibintu biri muri uyu muntu. Uwiteka yamushyizemo ijambo ryiza kandi ni ukuri, uko biri mu mutima ndabizi ko ariko abigeza ku bantu bose. Hanyuma mpaye ikaze abantu mwese mudukurikiranye, abanyarwanda, abakongomani, abarundi, abatanzania, abantu muri Zambia, abantu muri Mozambique. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma abari hanze, ndaramutsa abantu bose bari muri Canada, Amerika, Australia, Finland, mwese muri abantu b'inshuti zanjye z'akadasohoka. Niyo mpamvu mbiyegereza umunsi ku munsi kugira ngo tujye tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko n'ubundi munkurikirana mu bindi byinshi no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Rero mba nifuza ko mwaba hafi yanjye kugira ngo dufatanye kubaka ubwami bw'Imana tukiri mu isi. Hanyuma rero duhaye ikaze, buri muntu wese yiyumvemo ikaze, kandi mumenye ko tubakunda pe, kubera urukundo mumaze igihe mutugaragariza. Nanjye numva umutima wanjye wagukiye gukunda abantu. Hanyuma rero Uwiteka yatugiriye neza uyu munsi. Turi kumwe n'umuvandimwe wacu, uyu mumama mwiza cyane mureba imbere ya kamera. Tuguhaye ikaze mama. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi. Hanyuma tugiye kuguha umwanya ubanze udusengera Imana, nyuma nibwo uri buhite wibwira abantu. Ni karibu. Mana data wa twese, Mana iri hejuru ya byose, turagushimiye ko uri mugari cyane. Yego. Waravuze ngo ntawakwirinyuza akorwa n'isoni, uhimbazwe. Amen. Tugushimiye ko duhuye turi bazima, nta byago ndetse nta n'ikibazo cyaduteranyije, ari ukuvuga izina ryawe ryiza. Yego. Uhabwe icyubahiro Mana. Amen. Duhaye ikaze abantu bose badukurikiranye ndetse n'abazadukurikira. Reka wemerere kugira ngo imitima yacu ndetse n'iyawe irusheho kubana imbere yawe. Umuntu wese ufite ikibazo gitandukanye akire, cyangwa se abone ubundi butabazi buturutseho. Yego. Kuko wowe ujya ukiza indwara z'umubiri ndetse ugakiza n'iz'umutima. Turagusabye ngo umuntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi akire mu izina ryawe. Ikindi, umuntu wese ufite ibibazo bitandukanye, nawe ufite ibisubizo byinshi bitandukanye n'ibyo twe dutekereza. Uhimbazwe. Umuntu wese uko ari bukwizere, umuzire uko nguko. Twarakubonye, tukubona mu bihe bitandukanye, tukubona turushye, turemerewe, uraturuhura. Umuntu wese ufite ikibazo, nta na kimwe cyakunanira. Turagusabye ngo umuntu wese wizere izina ryawe, ndetse n'utaryizera nawe umuhe ubushobozi bwo kukwizera. Ufite ikibazo akakwizera, umubere igisubizo. Amen. Tugushimiye ko uri mwiza kandi uri mugari. Tugushimiye ko ugiye guhaza imitima y'abantu bose badukurikiye ndetse natwe ubwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. 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 Mana ishimwe cyane. Ni karibu rero wibwira abantu turi kumwe. Njye mu by'ukuri ndamuzi pe, kandi ndamukunda cyane. Ngiye kumuvuga navuga ibintu birebire simpagarare, ariko wenda we afite ukuntu ari bubijere akabivuga muri make. Reka muhe umwanya abibwire. Murakoze cyane. Turashimye kuba twongeye kubabona. Yego. Cyari igihe kinini tudaherukanye, ariko umunsi wari uyu nguyu. Yego. Imana ishimwe ko yongeye kuduhuza. Nanjye ndabakunda. Murakoze. Abadukurikiye namwe turabasuhuje. Ni Muhoza Divine. Abenshi baranzi bankurikirana, abaforozi banjye ndabasuhuje kuri Muhoza Divine, kuri Muhoza Queen, n'abankurikirana kuri Himbaza TV na Zaburi Nshya numva naho harimo abantu banjye. Mwese ndabasuhuje bari mu bihugu bitandukanye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Amen. Ndi umubyeyi rero nk'ibisanzwe w'abana 5 n'umupapa wacu Imana yaduhaye mwiza cyane. Ibyo nabihagarara. Turamusuhuje nawe ndabizi ko Turamuramukije cyane papa Queen. ubwiza bw'Imana bumuriho, kandi ni ukuri ni mwiza. Yego. Ni mwiza pe.
Imana yandebeye neza cyane. Imana ni nziza ibihe rero byose. turi hano kuvuga Imana. Mm. Nta kindi gikomeye dufite, Yego. ni ukuvuga ibyo Imana yakoze, Mm. tukabivana muri twe tukabisangiza abandi. Yego. Ni muri urwo rwego rero turabavugabutumwa Mm. mu buryo bw'indirimbo Mm. ndetse n'uburyo bw'ijambo ry'Imana, Mm. n'iyo bibaye ngombwa n'ubuhamya. Yego. Ko twabonye Imana ntabwo twigeze tuyumbana abandi. Mm. Hari ukuntu kera najyaga numva abantu bavuga ngo Mana ya Aburahamu, ngo Mana ya Isaka, ngo Mana ya Daniyeli, ariko nkibaza ko Mana niyo mpamvu bari abantu bapfuye abantu bahora bitabaza ziriya mbaraga. Yego. Umunsi umwe nsenga Imana, mbwira Imana ngo birashoboka ko nanjye wanyiyereka Yego. ntasenze ririya zina, Mm. nta bundi buryo wazamo ngo nkubone. Ndashimira Imana ko yanyiyeretse. Haleluya. Imana nishimwe ni ukuri. Hari Nawe umuririmbyi dukurikiye. byarenze Ego. ahita aririmba ngo Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimba mutima ayizanjye mfite ubuhamya bwigendera. Uwo nawe bishobora kuba byari bimurenze, Ni ukuvuga ngo agahita yumva ngo ngenda ubuhamya, kandi muri ubwo buhamya ntabwo nkwiye kujya mvuga iz'abandi, nanjye mfite ibyo ngomba gusangiza abantu. ndi ubuhamya Imana ishimwe. bwigendera Mm. mu muhanda ariko. Rwose. Ndi ubuhamya. Hari ukuntu njya nicara ngana akubundi ndi ikinege. Hari ukuntu njya mbwira Imana ubundi ndi ikinege, Yego. ni iki wanciye? Nakwitekereza ngo Imana uko biri kose Mm. nanakwitwaza akabando ariko Oh. nkakuvuga tu. Wow. Ndashimira Imana ko yanyiyeretse. Amen. Ni ukuri abantu rero mutazi Divine n'ubundi uri inshuti yanjye. Abantu uzababwira kugeza igihe abantu bazumvira amaboko y'Imana. Kandi Divine afite ibintu byinshi ashobora kukubwira, nimba utazi no kwizera ukizera. Ntago nzi ukuntu ushobora gusobanura uyu mumama cyane ngo mbwire abantu uwo ari we. Njyewe mbivuze bwakira bugake, kubera ko hari ukuntu nakubonye uburyo wizera Imana, uburyo ufite ibihamya by'amaboko y'Imana. Abandi bantu bari hanze aha ngaha batabasha kumva cyane, ariko nukuri ndababwiye ngo uyu muntu ababwiye imirimo y'Imana kuri we ni migari cyane. Niyo mpamvu mukunda cyane kuko avuga Imana yabonye. Sinzi ugeze ahantu mbunkururiye mu buhamya twaba tujya kuvuga ku jambo ry'Imana. Byose turabivuga humura. Niyo ngo hari Gatoya. umunsi umwe nizeye Imana. Yego. Numva ko Imana yanjye nyizeye, ndayikurura ndayizana nyishyira mu cyumba. Yego. Ni ubuhamya nahise nkoramo indirimbo ivuga ngo ntabwo nakwivumburaho. Nari mfite ikibazo cy'umuvandimwe wanjye, inshuti yanjye nkunda cyane cyane, ariko Yego. noneho afite ikibazo ntabasha kugira icyo nakora. Muri icyo gihe hari igihe cyo kiza kikakubwira ngo ceceka, urufunguzo ni njye urufite. Noneho nari mfite urufunguzo rwa ceceka. Hari igihe ceceka igiza ikagucecekeshwa bwate ko biri kose ni uguceceka. Waca hano ugasanga harafunze, uhanyura ugasanga ahantu hose haradadiye. Noneho nitekereje ndabona uko biri kose uyu muvandimwe nta sengesho ryamurokora mfite. Yego. Noneho nta n'igihamya mfite cyamuhereza Yego. gukomera. Noneho we yarandebaga akambonamo igisubizo. Yego. Kandi koko nkumva nanjye nakabaye ndi igisubizo. Ariko natekereza ceceka twicaranye. Avuga nuko biri kose agafunguzo barakajugunye. Yego. Hari igihe ibihe bijya bita agafunguzo. Yego. Agafunguzo neza bikanga. Noneho uwo munsi ryari ijoro ridasanzwe ku buzima bwanjye. Yari akeneye amafaranga. Yego. Kandi ayo mafaranga byari ngombwa ko aboneka. Ni ibisanzwe gukodesha. Umuvandimwe yari afite ikibazo cyo gukodesha. Noneho njye nari ndi mu nzu yanjye.
akambwira ati ko banyirukanye mu nzu bansubije n'amafaranga ngo bagiye gusenya nkaba nta yo kongeraho nta nayo kwimuka mfite nakora iki ndamubwira nti rero nari mfite amafaranga 12,000 mu nzu kandi umuntu bamuhaye iminsi nta na priyave bari bari gusenya ndavuga nuko biri kose ntawe ndi butabazi ngerageza guhamagara inshuti zanjye ngo zimfashe ku mafaranga barambwira ati ntayo mbwiye babiri numva ijambo rikomeye rije mu mutima wanjye rivuga Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho Mana yego haleluya ngira umutima ngo niye mpamvu yatuma ncumura ku Mana niye mpamvu yatuma nkomeza guhimba ibinyoma mbwira abantu ngo gutya kubwira umuntu ngo nguriza amafaranga ngo umuvandimwe ni ikibazo gikomeye ahubwo njye nabinyuzaga mu zindi nzira zo kwirwanirira ndi buryo kuyaguhereza mu kanya kandi nayo mfite hari igihe shitani ajya atuzanamo akantu ko kwizamura sinzi uburyo nabyitamo numvaga se ndaguriza umuntu ngo umuvandimwe nabwo nguriza ejo nzayaguhereza hari akabazo nifitemo ngiye 2 3 biranga ijambo rinzamo rya Dawidi ambwira ngo nabike ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho ndabwa ntubwira ijambo rimeze uko nguko se ndakora iki ndiyunamira aho ngaho ngiye kubona mbona umuvandimwe araje noneho aza ariko uko biri kose niba namuhamagaye ntanyumve uko biri kose nimugeraho arambona agira icyo akora aragira n'imbabazi kandi sinari bubasha kumuzana ngo tubane mu rugo rwacu ntabwo byari bukunde ni inshuti yanjye ndamukunda pe cyane hanyuma rero twafatanyaga gukora indirimbo hari uburyo ugirana connection n'umuntu mwaririmba bikaza sinzi impamvu ibyo bintu bije bibaho kuri buri muntu wese hanyuma ndangije ndamubwira nti amafaranga mfite nawe ukeneye biratandukanye muri iyi nzu yanjye ndi kubona nta gisubizo kindi mfite pe ahubwo amafaranga ngiye kuyajyana muri studio ndirimbe ibi bihe ibaze umuntu akubwira ikibazo ubwira icyo kibazo njya buriya hari ukuntu iyo mfite ibibazo bindenze mbisa nkaho mbikuyemo nkabikuraho nkabifata nkaho bidahari kuko namenye ko gusengera mu kibazo usenga utuka Imana usenga nabi ubwira Imana ati naragusengera byagenze gutya noneho bigasa nkaho ugiranye ikiganiro n'Imana uyitonganya kandi uyitonganya hanyuma rero ngiye ikibazo cyambanye kirekire password nkoresha ndaririmba ahita mbifata nkaho bitanahari ako kantu ushobora kuba hari n'undi muntu mugahuje ni password nkoresha iyo ibihe bindemereye ndaririmba kuririmba biraruhura ndambwira nti nta gisubizo mfite ngiye kuririmba uraririmba ngwi ndirimba uri mu nzu yawe nyine urumva we byahise bimushyira kure wese yumva amushinyaguriye nyine mu Burundi afite uburyo yabyumvijemo ariko nanjye nta kindi gisubizo nari mfite iyo mfite ikibazo gikomeye ngifata nk'igisubizo ahubwo yego ndamfata niba ari ikibazo mpita nkigira igisubizo nkikomereza ndangije ndarimo ntabwo nakwivumburaho Mana we oya ntabwo nakwivumburaho umukunzi we nasanze uwagije umutima wanjye uri igihome kinkingira mu makuba ndemerewe no mu byago sinakwivumburaho numva iryo jwi rinjemo ndavuga nuko biri kose turirimbe arambwira ngo uririmba ufite inzu kandi ufite ibyo uha abana bawe njyewe rero tuvugana ntacyo nakora Mana ndayiririmbira ndayisenga ndara ubutayu kuki yemeye ko ibintu bimbaho mfite akazi nta bakiriya mbona niyo mpamvu ndamubwira ngo turirimbe arambwira ngo ndamubwira ngo turirimbe ngo
mpita mpamagara umuproducer wankoreraga indirimbo ndabwira mfite tike yangeze iwawe nta kindi kintu mfite uramfasha njyewe nze unkorera indirimbo ko mwumva mbyukanye indirimbo ahita ambwira ngo none wibyukanye kandi bwije ntigenda byuka nza mu gitondo afite indirimbo kandi urabizi ni igice kimwe niyo ugera imbere bibiri birahita biboneka arambwira ati wapi wowe kora indirimbo ibyo kwibaza amatike urabizi studio ni iyawe niba ari ukubyuka niba ari ukurara teguze ati ngwino wowe vayo Imana nawe muha umugisha bitamubwira nti turaririmba ntabwo turirimba arambwira ngo mva nkubwire tubyihorere kanahe ubwo Imana hari igihe igukunda kundusha ntabwo Imana inkunda kukurusha twese iradukunda ariko ibisubizo biza bitandukanye yego arangije aragenda nari mfite nimero y'umuntu w'umuvandimwe nawe nyine muri ubwo buryo wowe nshuti ntavuganaga nayo pe ari hanze muri Amerika tekereza ko kuva uwo munsi na bugingo n'ubu tutaravugana imyaka 2 irarangiye yaje aje gusubiza ikibazo noneho ninjira mu buriri neza shambure imbana shambure nkajya mbwa ni Imana ko ntazi gusaba nkora iki niki kiri butume nsubiza ikibazo cy'umuvandimwe ushaka kunyicambira ikibazo cyawe niyo ntabasha no kugisubiza ngewe nigirara nkiririra gusa nkanakwereka ko tutanari kumwe ariko mu by'ukuri mba mbabaye kandi mba ndi gusenga ndashimira Imana ko ijya yumva gusenga kwanjye haleluya ndangije sinzi ukuntu nabumbiye Bibiliya agana Imana byibuze mpumuriza mbona ibitotsi kuko producer yanyemereye gukora indirimbo sindi buyikore ndumva ntari muri mood pe kuko umuvandimwe afite ikibazo noneho ijambo rimpumuriza soma andi magambo n'ubundi Dawidi yavuze yaravuze ngo nari umusore none ndashaje sindabona umwana w'umukiranutsi ariko ngo cyangwa se urubyaro rwe rusabize ngo ahubwo aguriza abaturanyi be ifu urubyaro rwe rukabona umugisha Mana ni ukubera iki Dawidi wakomeje kumunzana numva ako kantu gusa nagatekereje nyuma ntabwo nigeze ngatekereza ko numvishe mu mutima wanjye uguwe neza ndavuga nubwo nasabirije Imana mbabarire nasabirije tuje mu buhamya naragiye ndaryama maze kuryama ibitotsi birangangiye kubona mbona telefone irasonye ndebye mbona ni Nyamerika mbona ni wa muntu dorukana kera noneho ureba imbaraga z'Imana yampamagaye ambaza wa muntu wow undi n'ubundi ufite ikibazo ndamubwira nti ntushake ntuhongere kumpamagara ubu tuvugana bamukuye mu nzu ngo ni byose nticyane ngo noneho ngo kanze ngo ushyirire amafaranga ngo 50 kuri telefone ngo uko biri kose ngo bibe ukwezi kumwe nahise mbwira nti urayafite se ngo yango turasoza kuvugana ngo amafaranga ngo nakugejeje mu by'ukuri nubwo tutajya tuvugana ariko nubona iki kiganiro Imana igomuje ni ukuri pe nanjye ndawumusabiye cyane ni ukuri Imana yaramukoresheje cyane pe derukanye iryo joro tekereza ko umugabo ari we wibeshye kuri iyo nimero yumva ijwi ntago arizi noneho ahita avuga uko biri kose kanguhe umudamu njyewe kuko twari tuziranye ahita amenya mu kumenya ahita ambaza wawe ukumva imbaraga z'Imana cyane ndashimira Imana yadukuye muri ibyo bihe Imana ishimwe Imana njye nyivuga narayibonye Imana ni inshuti yanjye cyane Imana ni umuvandimwe wanjye bugufi njya numva kugira Imana bihagije wavuze ngo wabonye nyizera ntabwo nyizera ku rwego nshakamo Divi ko tuziranye nshobora kuvuga ubuhamya bwa Divine yego hari ubwo burangiye ntageraho ariko nasanze kwizera ugira Mana yanjye kuri hejuru cyane akamivugire kuri kamera yego uzi ikintu cyanandukanye n'umugabo wanjye ni Imana aramutse ambujije kuyivuga ni ukuri namusinyira tugatandukana Imana njya numva Imana nta kintu nayigereranya
Imana ni inshuti yanjye, Imana ni umuvandimwe ngira hafi yanjye. Yego. Hanyuma rero Imana nayizi ibyo nkunda. Yego. Irabizi ko nkunda umugabo wanjye, ntabwo yaduteranye. Ntabwo yabikora. Hari ibintu itankorera. Ni ukuri. Narayibwiye ngo twumvikane. Ubwire umugabo wanjye ko ngukunda, noneho mubane muziranye. Mubane mwese mubizi. Nkunda Imana ku rwego numva niyo ndi gusenga ugira ngo ndikubwiye. Hari ukuntu umwana agera kuri mama we akamubwira yisanzuye. Njye sinjya nsenga ngo nshaka wenda umuneke ngasaba avoka. Oya, njya ngena mwana nari mfite gahunda yo kurya avoka uyu munsi, kandi nkumva ntashye nizeye ko nayibwiye kandi yananyumvishe pe. Rero Imana ni yacu. Imana ni yacu. Wese ubyumva afite kuyizera ni yacu. Mana we. Aha, rero iyo telefone. Yego. Iyo telefone narebye kuri message nsanga hariho 50. Yego. Nahise mfukama hasi. Ngaho mu kindi gitero. Kuko icyambere cyari cyabonetse. Nabonye ntabwo nayivumbura. Nenge nta kindi kintu nagukorera. Ntabwo nakuyivumbura. Hanyuma umutima urambwira ngo ya muhamagare nawe akora icya kabiri. Ndamuhamagara, ndamwira ntivayo. Mu gitondo ndagushaka, araza. Uko biri kose niyo namubwira ijambo abazi ko nta mutima mubi mufiteho, ahubwo mba nabuze inzira igisubizo ansaba. Yego. Ndambwira nturaririmba, ntago uririmba. Ngo ariko nibyo mbyukirije koko. Ubu we yaje yumva byibura ugiye guhita umubwira ngo akira. Ndambwira nturaririmba cyangwa ntago uririmba. Nikangufasha. Nimugoroba narepese ndavuga ngo ntabwo nakwivumburaho Mana. Nasanze uhagije umutima wanjye. Uri igihome kinkingira. Mu makuba no mu byago sinakwivumbura. Yego. Uraririmba ntago uririmba. Ngo mbabarira mama kwi. Urabizi ko nkubaha pe. Nukuri mbabarira. Nambaraga zo. Ndambwira nkumva umubwire. Akira amafaranga utazanishyura runaka yampaye. Ahita apfukama hasi. Atarayafata. Ati ndaririmba. Atari mama Uwiteka wabanye nanjye. Mu bihe byari bikomeye. Uwumvishe gusenga kwanjye. Iyo ndirimbo iri kuri YouTube. Abantu mwese ndabinginze ngo mujye kuri Umuhoza Divine. Aravuga ngo wumvishe gusenga kwanjye, ngufitiye icyizere. N'ubundi uzongera ugarukungirire neza. Ako kanya mu magambo muzamo mpita nshyiraho ngo ntabwo nakwivumburaho Mana. Yego. Nasanze uhagije umutima wanjye. Uri igihome kinkingira mu makuba no mu byago sinakwivumburaho. Turavuga ko tubonye kimwe n'igice dukore iki? Imana yakugezeho igigusaza cyane. Iyo wayizeye ukayifata nk'intwaro rwanisha iragusaza. Nibyo. Iragusaza. None se ubwo uzi ngo Imana yo wayimye umwanya wahurira he nayo? Ntaho mwahurira. Ntaho mwahurira pe. Imana utayibwiye ngo mfite ikihe kibazo yaza kugushaka hirya. Nta na kimwe. None se ubundi uzarebe impamvu wenda dushaka kuvuga ngo turabafollowers ba Beka. Yego. Popirere nuko tubitsamo. Nuko twafungujemo. Twafungujemo ko baratuzi hari ntuza dufitanye. Ubwo Imana yacu niba turamutse dufashe ubushobozi bwacu tukabuha Imana. Yego. Niki tadukorera gare ko tuziranye. Ubwo ntabwo Imana iratuzi. Turaziranye. Oya turaziranye niba ubushobozi bwanjye buba mu mbaraga z'Imana. Yego. Niye mpamvu najya kubushakira hanze. Mama we ndaryohewe. Oya nyine ndi inshuti y'Imana. Kubera ko hari ibyiza byayo namenye. None se najya kuba inshuti y'umupfumu ntazi kandi utazi ibyiza bye. Ngewe ari impamvu mvuga Imana nuko yanyeretse ubwiza bwayo. Nibyo. Ikindi yanyeretse ko n'igihe naba ndi mu makuba menshi itara rijya ryaka. Divine we. Umunsi umwe ngo abanyabwenge bageze kwa Herode ngo bari bumvisha amakuru ko Yesu yavutse. Noneho ngo ayo makuru abageraho abagezeho
bafata impamvu nyinshi wenda mu gihe cyabo yego nk'izo nanjye mfite zo kujya kuvuga Imana. Mm. Umwuka wari ubibarimo icyo gihe kujya kuramya uruhinja ni undi uyu munsi uri bavuga ati twemere Imana nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Mm. Icyo gihe rero Mwuka Wera akora mu buryo ashaka Mm. bitewe n'uburyo wemera. yego Hanyuma rero ngo bageze kwa Herode, Mm. kubera ko bari bageze mu banzi ku mwanzi wa Yesu, ku mwanzi w'Imana, yego inyenyeri irazima. ihita izima Irazima, barayishaka barayibura, kandi koko niyo yari ibayoboye, niyo yari ibarangaje imbere. Mm. Noneho bararangisha. Mm. Herode abyumvisha ati hari undi uje kunsimbura. Umutima ngo abitekereza mu mutima, ariko ntiyagira gute, ntiyagira ibyo avuga. reka dusome ijambo ry'Imana ho hatoya. yego Ibyakozwe n'Intumwa Mm. ni igitabo nkunda cyane pe cyane. Iki gitabo nasomye amagambo aba muri iki gitabo, Mm. usanga kenshi ni amagambo afite ubwenge Yego. kandi afitemo imbaraga z'ubutabazi, cyangwa se yarafite Mwuka Wera. yego Mm. Kandi Mwuka Wera uburyo njye mwumva ari imbabazi ku buzima bwanjye. yego Iyo mfite Mwuka Wera antegeka kubabarira umuntu uwo ari we wese Mm. wampemukiye. yego Rero iyo nsomye iki gitabo kinkumbuza imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye. nibyo Hanyuma Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 Mm. turasimbuka tujye ku murongo wa 32. Mm. Haravuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. yego Uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo uyu munsi se buriya biracyabaho? ntabwo navuga ngo ni gake ko ntabiriho, ntabwo bagisangira ibyabo njye uko mba mbireba. Hari ukuntu abakristo ba mbere Mm. bajyaga bakora ibintu wenda cyane nka bonane, noheli, yego abana baheraga ku rusengero baturuka ku nzu ya mbere bakusa hejuru cyane umudugudu bakawuhetura. Mm. Ariko uyu munsi ntabwo bikiba bimeze bite? ntabiriho. Oya, namwe mudukurikiye niyo mpamvu abantu batagisangira ibyabo. ntabwo bikiriho. Bivuga ngo Mwuka Wera w'icyo gihe Mm. n'uyu munsi se biratandukanye. oya ubundi Mwuka Wera w'icyo gihe ni nawe w'ubu, ahubwo twebwe abantu dushobora kuba ari twe twahindutse. Nuse twahinduwe n'iki? twahinduwe n'isi. ese ubwo n'isi ni Satani? Reka twumve hano. Mm. Abizera bose bahuzaga umutima Mm. n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. ubwiko ni nk'ubwihisho buriya. Ni ukuvuga ngo ubwiko uko mbyumva birashoboka kuba ari icyumba cy'umutima. yego Hari uburyo ushobora gufata nk'inzu yawe ugafatamo nk'akashambura ukuntu ukavuga ati aha nzajya mbikamo utuntu twanjye tw'ibanga. yego Utuntu tw'ibanga. Mm. Rero reka tuvuge ku magambo abiri Mm. kugira ngo dusoze yego ikiganiro Mm. kitaza kuba nk'aho kirambiranye. Mm. biraryoshye ukumva byakomeza. Hanyuma rero itu tuntu, aka kantu kitwa ubwiko, yego tubonye ko ari akumba kaba mu mutima kibanga. k'ibanga yego kadashobora kumenywa n'umuntu uwo ari we wese. Mm. Hanyuma aka kantu gatuye muri twe. yego Aka kantu niko Herode yakoresheje. Mm. Gatuye hehe? muri twe. Gatuye mu mutima wacu. Mm. Uyu mutima wacu ni nka quartier, cyangwa se nagereranya nk'inzu. yego Inzu ariko ifitemo ibyumba bitandukanye. Mm. Hanyuma rero uyu mutima cyangwa se ubu bwiko, Herode ngo abanyabwenge bahageze Mm. bari kurangisha ko Yesu yavutse, muturangira aho uwo mwana yavukiye. Mm. Hanyuma rero uyu Herode afata akantu k'ubwiko akabika mu cyumba kimwe mu mutima we. yego Hanyuma abahisha ko akeneye kumenya uwo mwana ninde. yego Ese uwo mwana ndamukunze cyangwa ndamwanze? Mm.
uyu mwana yaje kunsimbura, Mm. uyu mwana aje kurya ibyo naryaga, Yego. yaje kwicara ku ntebe yanjye, Yaje kuba umwana. ariko nta makuru ye mfite. Yego. Yigira inama yo kubabwira ati rero uyu mwana mugende hose, hanyuma nimumenya aho aherereye nanjye Nanjye mumbwire mumbwire. inze kumuramya. Mu by'ukuri ntabwo byari byo, Yari afite akantu ahishe. yari afite akandi kumba ahishemo ibanga rikomeye ryo kugirira nabi Ryo umwana. kumwica. Yego. Oh. Hanyuma aho dukurikiye reka nkubwire ngo abo muvukana cyangwa nabo muturanye cyangwa nabo musengana, aho waba uherereye hose, umuntu naho yakugirira umutima mubi, nta rufunguzo afite rw'ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Yesu wenyine Niwe ufite numwemerera urufunguzo. afite urufunguzo rw'uwo mutima. Yego. Hanyuma rero umutima Mm. ni akanyama gato kagenza umubiri. Yego. Urabona umubiri tugiramo amaboko, tukagira amaguru, tukagira inda, ibifu binini, ariko ahantu umutima utuye ni akanyama gato, ariko gafite ibyumba byinshi. Umutima ubika ibanga ribi, umutima ukabika ibanga ryiza. Yego. Umuntu ashaka kukubikira ibanga ryo kukwica, Yego. mukagendana umwaka yibwira ko ari inshuti yawe, wibwira ko ari umuvandimwe, akufite kose nta bwiko nk'uko babitubwiye mu ijambo ry'Imana. Ariko umutima ufite ubwiko, ufite ikindi cyumba ubitse. Noneho waca ku ruhande, nka cyarama, Isabelle, ukuntu ameze gutya no gutya, nkahita ngaruka, uramana, mvuye ahantu twakora. Umutima. Hari umuririmbyi wigeze avuga ngo ururimi ngo ni akanyama gatoya, ngo ariko amagambo yako ngo arakomeye, ngo kurusha amabuye. Amabuye ni ikintu gikomeye, ni ikintu kidasanzwe cyane. Amabuye, tugira amabuye ari mu bwoko butandukanye, ariko ndatekereza iryo buye bari bashatse kuvuganira ikomeye. Yego. Ariko njye nasanze umutima ukomeye kuruta ururimi. Niho ukomeye cyane, kuko ururimi ruvuga ikintu umutima watekereje. Yego. Kandi uyu mutima iyo ugambiriye kukugirira neza, ururimi rurabivuga. Mbese ururimi ni intumwa y'umutima. Njyewe rero nasanze umutima ni ikintu gikomeye. Uzi ko Samusoni yabanye na Delila, bakabana igihe kirekire, amushyeshyenga ati ni hehe ubwenge bwa imbaraga zawe ziri hehe, igihe cy'ikicuma kugeza ubwo yamunogoye amaso. Ariko imbaraga z'Imana byari umutima. Imbaraga z'Imana, amen, zatuma Delila kuva uruhande. Yego. Imana ishimwe. Atakunogoye amaso. Yego. Kubera ko umutima wawe ni muzima. Yego. Iyo umutima wawe ari muzima, ubasha kugenzura imitima mibi muturanye. Rero nasanze ururimi ari inyama ntoya, yego yakora byinshi, ariko igikomeye umutima. Yego. Umutima hano batubwiye umutima w'intumwa, uko bafataga ibyabo bakabisangira ibyabo. Ariko uyu munsi uwo mutima ntiwahindutse, ahubwo wajemo kandi gatima k'ubwiko, gatuma abandi bantu batizerana. Yego. Nkakubona nk'umwanzi wambona, ukambona nk'ikibazo, bigatuma umutima wacu utisanzura. Ariko nubwo bimeze ko nguko, nubwo Samusoni bamunogoye amaso, ariko iherezo, Imana yamugaruriye izindi mbaraga mu mutima. Yego. Abasha kunesha abanzi be, nubwo bari bamunogoye amaso. Reka nkubwire wowe dukurikiye, nubwo hari ibyakunogoye amaso, ariko haracyari imbaraga z'Imana. Nubwo hari ibiri kutunogora, yego, sinzi niba uri kubyumva. Ndabyumva. Ibihe byari byanogoye binyereka ko ibihe birangiye. Nibuka ko hari umutima uba muri njye wo kwizera. Ndavuga ntabwo nakwivumburaho. Hari ikindi kidasanzwe nakubonye w'Imana. Nasanze uhagije ubugingo bwawe. Yego. Mureke twizere Imana. Imana nubwo hari ibyatunogoye amaso, nubwo hari ibyatwogosha imisatsi, nubwo hari ibyatunamuye, ariko muri twe hari ipfundo ry'umutima. Haleluya. Byasho haravuga ngo ninjye ufite urufunguzo. Haleluya. Amen. Danezerwa. Mana yanjye we, iyo Divine ari kuvuga Imana, ntago njya mbasha kujera umwanya wanjye na Divine. Manuma twahera mu gitondo tuvuga bukira. Biranga.
hari uburyo mbavuga ariko Imana hari ikintu kijya kinyemeza ko hari aho tuzagera tudapima ibihe, tudapima amasaha, tutavuga ngo bimeze gutya, tukavuga Imana. intumwa zasangiraga kandi ibyazo. mbabyumva intumwa Ariko zasangiraga aka kantu uri kukumva ni ukuri. intumwa zasangiraga ibyazo noneho nta bwiko buhari Yego. aya masaha batayabara batayabara. umva noneho uyu munsi barabara ngo ikiganiro gifite amasaha 2 Mm. ubo nta biganiro babonaga Ntabwo babonaga imbaraga babonaga z'Imana imbaraga ze. babonaga ubwiza bw'Imana. Burya na Samusoni yabonaga Delila nk'umuntu noneho agasasibye akavuga ko buri kose umuntu Yego. tubana umuntu ni twirirwana inshuti yanjye. inshuti ariko ariko nawe ariko mu mutima hari harimo ubwiko hari harimo ubwiko. ariko nubwo buhari Yesu yarabonesheje. Amen. Mana wo mu ijuru ishimwe rwose. Reka Mana yanjye, reka dusoze. Divine ndagushimiye cyane, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi. Tuzakomeza n'ikindi gihe, tuzakomeza utubwirize imbaraga, utubwire imbaraga z'umutima, utubwire abantu bumve neza aka kantu. Kandi birimo biragaragara ko abantu intumwa zitagisangira ibyazo. Turashaka kuzavumbura neza impamvu tutagisangira ibyacu ni iyihe mpamvu. Imana rero ibaho umugisha mwinshi abantu mwari mudukurikiye IBTV Rwanda, mwongere mukandeho nanone. Kandi rwose pe turabakunze cyane kubw'ibyo muri gukora n'ibyo murimo kutwereka muri ino minsi. Imana ibaho umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana dusoze, hanyuma Uwiteka nawe ajye ku mitima y'aba bantu, abaho ibyo bumva bifuza byose, hanyuma bagirire neza kandi abarebe neza. Mana turagushimye ko umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe. Turagushimye ko tutarabaho wowe wari uzi ko tuzabaho, wari uzi ko aya masaha njye na Divine tuzaba twicaranye gutya tuvuga imbaraga zawe. Ushimwe kubw'ibyo wakoze, ushimwe. Ntabwo twebwe twabona ukuntu tukuvuga, nta nubwo twabona uko tugusobanura, kuko ibyawe byumvwa na bake, ariko uduhe imbaraga zo kubyumva twebwe kugira ngo tuzagere mu bwami bwawe. Turagushimye kuri Imana itajya yirengagiza, kandi turagushimye ko ugenda utugirira neza, ukagenda utwibutsa ijambo ryawe icyo ritubwira, kugira ngo Mwami Imana turi muri iyi si tube icyitegererezo cy'abakozi bawe kandi bashimwa nawe. Urakoze rero, ukomeze udusiga igikundiro cyawe, uduhe imbaraga zo kugukorera, kugira ngo ijambo ryawe riri mu mitima yacu turikwize hose, isi yose imenye wowe biturutse kuri twebwe. Urakoze rero kugira neza, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza wari uduhaye. Reka abantu bose bakubone, kandi Mwami ubahe imbaraga, ukure ubwiko mu mitima ya bamwe, hanyuma ubahe umutima wagutse wo gusangira ibyabo, wo kundana, wo kurebana neza, mu izina rya Yesu Kristo. Uturindire muri iyi si, abarwayi barimo kudukurikira ubakize mu izina rya Yesu, abafite ibyifuzo bitandukanye abo bose ubisubize, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Urakoze rero ko ugiye kubana natwe, kandi uzakomeza kubana natwe none n'ibihe bidashira. Amen.